ubushize duherukana nyamugenda akimbwira afite amahitamo ariko nanjye we na mwene wanyu mufite no kuvuga akantu k'umukozi nyamugenda ahita asubiza ati mwene wacu wowe se kandi nyamugenda yakomeje kumbwira ati ariko n'uwo mwene wacu mbwira ntabwo muzi gusa intege amatwi wumva ibyo nshaka kukubwira kandi nzi ko biza kugufungura nakomeje kumva ndeba amatsiko n'amagambo ya nyamugenda nuko ndamubaza nti none se washaka kumbwira iki nyamugenda yakomeje ambwira ati nzi neza ko mukuru we yakwirukanye nabi aguhora umuhungu yari abasanganiye mu nzu mureba filime akomeza agira ati ese ubundi uwo muhungu hari ahandi mwari muziranye numvise amagambo nyamugenda ari kumbwira numva nta kamaro afite maze nshaka kumukupa ariko ndihangana niko kumubwira nta kindi yambwiye usibye kuba yimukiye aho vuba kandi akeneye kumenyana n'abantu baho nyamugenda yumvise ibyo mubwiye maze araseka niko kumbaza ati kuva ryari se uwo muhungu yimukiye muri iyo karitsiye vuba ubwo nanjye numvise nguye mu kantu nuko ndamubaza nti none se yarambeshye ariko nyamugenda arasubiza ati ashobora kuba atarakubeshye bitewe n'icyo yashaka kukubwira cyangwa icyo yashakaga kugeraho akomeza agira ati gusa nanjye wasubiza ubwana sinakwihangana nakwemera nkakubeshya kuko umukobwa mwiza nkawe ntawe atacumuza maze afite telefone akimara gukupa nakomeje kuganira na Mike maze Mike arambaza ati ese ko mbona hindutse bigenze bite nanjye ndamusubiza nti nta mpinduka zibaye rwose Mike arambwira ati birakoze yumvisha kuko nubwo ntakuzi neza ushobora kureba umuntu nkamusobanukirwa kandi nkamenya niba ubabaye cyangwa yishimye numvise nta mpamvu yo kumubeshya maze ndamubaza nti Mike ndibuka umunsi wa mbere duhura waje kwa mukuru wanjye umbwira ko uje kuyoboza mu by'ukuri wari uje kuyoboza cyangwa sinshaka kuruhanya cyangwa ngo mvunike nkurikiranye amagambo nkaho ndi inzarya ukuri guhari ni uko nakubeshye kandi ubimbabarire Mike arasubiza ati mu by'ukuri ntuye hariya hafi yo kwa mukuru wawe ndetse uriya mukozi wabo ni inshuti yanjye ni nawe wampaye inama yo kuza kuyoboza kuko nari narashatse uburyo nakuvugisha ariko biranga akivuga atyo nahise mubaza nti none se ko wambwiye ko uri inshuti n'umukozi wabo ni gute utari usanzwe uhagenda Mike arasubiza ati erega uriya muhungu nta kindi dupanga usibye ko asanzwe amusaba imyenda ahubwo tuziranye n'urugamba kuko tujya dusangira kandi nawe ntabirenze nabonye amasaha akomeje kugenda ndamubwira nti Mike reka ntahe ntaza kugera mu rugo bwiwe Mike asa n'utangaye yahise ambaza ati none se ntuza kuba mukuru wawe ariko ndamusubiza nti njyewe nta gahunda afite yo kujyayo ahubwo basuhurije Mike ntiyigeze atinda yahise ambwira ati ndakeka ko wa mugoroba mukuru wawe yagutonganye ariko kandi niba ufite ubwoba ngwino nongere mwiyereke kandi ndi kumwe nawe maze ndebe icyo abivugaho ndetse ngerageze no kubahuza Mike akimara kuvuga ayo magambo nahise mubaza nti none se ubwo uraduhuza nkandi arasubiza ati ndabahuza nk'inshuti yawe ngaho cyo ngwino tugende tumuhamirize ko turi inshuti kandi by'ukuri naramwemereye turajyana ariko dusanga ntabahari maze twakirwa na wa mukozi wabo maze ubwira Mike ati none se wangu barabikemuye ku buryo asigaye gusura atabanza gusura mukuru we
Akomeza agira ati ariko birumvikana niba waramuteye za nzoga zawe na nyamugenda ntabwo yari kubura kukwemera. Akivuga atyo Mike yahise amubwira ati ariko wajya ugabanya ayo magambo yawe koko. Uwo mukobwa aramusubiza ati ariko njye iyo nza kumenya imitoma nk'iyawe nta mukobwa n'umwe ukora mu rugo i Kigali wari kunsika. Tukiri muri ibyo Sandra arahise yinjira mu gipangu akinkubita amaso ahita ambaza ati noneho se usigaye usubita nanteguye koko muvandi. Akomeza agira ati ahubwo si uwo muhungu tuziranye hera ko mbona atari ubwa mbere mubonye. Naho ubutaha mu nkuru yacu uko muramu wanjye yanteye inda.